Hello friends and family, ndagushuje nakwifuriza kugira ibihe byiza we wamaje gukora subscribe kuri channel yacu Storyteller Rwanda. Ese nawe uri mu bantu benshi bajya bibaza ko wakwimukira muri Canada guturayo cyangwa se gukorerayo? Niba ujye ubyibaza, video twaguteguriye uyu munsi ni wowe ureba, kuko irimo amakuru menshi kandi meza ari bugufashe gusobanukirwa no gusubiza ibibazo byinshi wajyaga wibaza. Ubu tuvugana, Canada iri gutanga amahirwe yo kubona visa y'akazi, aho abakozi bafite ubuhanga baturuka hirya no hino ku isi, haba mu Rwanda, Zambia, South Africa, Burundi, Kenya, Tanzania n'ahandi, ubu ushobora kubona uruhushya rwo gukorera muri Canada ndetse ukaba wanaturayo. Hari benshi bamaje gukoresha buno buryo bakisanga muri Canada hamwe n'imiryango yabo, ndetse bagahabwa uburenganzira buhoraho bwo gutura no gukora muri Canada. Niba wifuza gutera ikirenge mu cyabo, nakubwira ko iki ari cyo gihe cyiza cyo gufata icyemezo ndetse no kugerageza amahirwe ari gutangwa muri uyu mwaka. Abageze kuri achievement nabo batangiye nkawe. They started from zero. Muri iyi video itari ndende naguteguriye uyu munsi, ndibugufashe kumenya ibigo byemewe bishakira abakozi akazi muri Canada. Ikindi ndagufasha kumenya uburyo wabavugisha nuko wakora CV yawe iri kuri standard ya Canada mu buryo buhuje n'igihe, uko wabashyikiriza CV yawe kandi byose ukabikora for free, nta mafaranga utanze cyangwa watswe muri no process. Mu bigo ndi buguhe muri no video ntabwo bisaba amafaranga kuri service bitanga. Icyangombwa nuko ugomba kuba ufite ubushobozi n'impamyabumenyi ikwiriye, hanyuma bakabasha kukubonera akazi kandi ukimukira muri Canada mu gihe gito kuri visa sponsorship. Ibigo nagutoragirije hano uyu munsi hari impamvu nabiguhitiyemo, nuko byagiye bifasha abantu benshi. Ndakwereka uko wabigenza ngo winjire ku mbuga zabyo, uko wakohereza CV yawe, nuko wahashakira akazi mu buryo bukwiriye. Ngaho rero kanda like kuri no video, ubundi ntangire nkubwira ikigo cya mbere. Ikigo cya mbere ni Workvantage. Iki kigo kimaze imyaka 17 gihuza abakozi mpuzamahanga ndetse n'abakoresha babo muri Canada. Ikintu kidasanzwe kuri iki kigo n'impamvu yatumye nkiguhitiramo nuko nta na rimwe kijya gisaba amafaranga kuri service giha abakigana. Iki kigo nayo wakifashisha kikagufasha kubona akazi muri Canada. Icya mbere cyemewe na government ya Canada kandi ibikorwa byacyo birivugira. Kuva mu myaka 17 ishize gitangiye imirimo yacyo, kimaje gufasha abantu benshi kabisa. Nawe rero bagufasha, fata umwanzuro uyu munsi uzaba umwe mu bafashijwe n'iki kigo. Ikindi kigo nakubwira wakwifashisha ni Express Employment. Ino Express Employment yo ihuza abashaka akazi haba baba muri Canada ndetse n'ababa hanze yacyo. Nubwo ikorera muri Canada ndetse no hanze ya Canada. Umwihariko wabo ho bafasha abantu kubona akazi ariko hashingiwe cyane ku mwuga wabo ndetse n'ubushobozi bafite mu murimo runaka. Ikindi kigo na mentioninze muri no video ni Hayes Recruitment. Iki ni ikigo kizwi ku rwego mpuzamahanga, kiri international, kizwiho guhuza abakozi n'abakoresha mu nzego zitandukanye, harimo technology ariyo IT, ubwubatsi, ubucuruzi, imari n'ibindi. Nabo ntibasaba amafaranga na makeya muri service batanga. Ibindi bigo nakubwira harimo Gold Peak, Carry Services, byose bihuriza mu gufasha abantu cyangwa se abakozi kubona abakoresha bizewe muri Canada. Reka nkubwire bimwe mu bintu ugomba gukora kugira ngo byibuze ugerageza n'amahirwe. Icya mbere, hindura CV yawe ukurikije standard ya Canada. Ikindi utagomba kwirengagiza, ujye ugerageza uhuze ubuhanga bwawe n'akazi uri gusaba, ubisobanure neza muri CV yawe. Mu gihe umaze gutunganya CV yawe neza, ubona itunganye, yohereze kuri izi mbuga zabo kugira ngo abakoresha bayibone. Iyo umaze gukora application yawe usaba akazi kuri izi website, birashoboka ko wakurikirana ubusabe bwawe aho bugeze. Ntugakore application nurangiza ngo wiryamire uterere iyo, birashoboka ko wayikurikirana. Ikindi, jya wirinda abascammers.
Ibi bigo byinshi nkubwiye hano byizewe ntabwo bisaba amafaranga. Ubwo rero mu gihe hari website ugezeho ukabona bakwatsa amafaranga, ujye witonda. Hari igihe iba yitiranwa n'iyo ngiyo ariko mu by'ukuri itari y'abantu banyabo. Uru rugendo rusaba kuba maso ndetse no kwihangana. Igihe cyawe ni iki ngiki cyo gutera intambwe igana imbere. Tangira utegura dosiye yawe neza, wuzuze ibisabwa kandi ukomeze no gukurikirana amahirwe yose agenda aboneka. Niba utarakora subscribe kuri Storytel Rwanda, igihe cyo kuyikora ni iki ngiki. Fata umwanya wawe mutoya, amasegonda nk'abiri cyangwa 3, ukore subscribe, kuko buri opportunity yose ibonetse nta handi wayisanga. Byose binyura hano kuri Storytel Rwanda. Niba ino video hari ikintu kunguye, kora like. Ntiwibagirwe gukora share, cyane cyane ku bantu baba bari interested kuri opportunity nk'izi ngizi. Haba inshuti, abavandimwe ndetse n'umuryango. Niba ushaka ubufasha mu gukora CV iri kuri standard ya Canada, twandikire kuri nimero ndi busige muri video description. Tugufasha gukora iyo CV, tuzagucharginga amafaranga make cyane. Reka mbifurize amahirwe masa mu rugendo rwanyu rw'iterambere. See you next video.